Biheri kuri Teheranizi Grandi Mosala akaba ari umusigiti ukomeye cyane muri Itehira capital y'igihugu cya Iran. Abaturage barenga miliyoni 10 documentarike na abaturage bategereje kugira ngo binjire muri no musigiti twa Grandi Mosala bunamire Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran wishwe ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ariko bano abaturage barenga miliyoni 10 n'abaturage bari kuririmba urupfu kuri leta z'u Amerika n'igihugu cya Isiraheli. Ese documentary twavuga ngo urwango rwa leta z'u Amerika n'igihugu cya Iran ni urwango ruzigera rurangira. Ese kino si cyaba ari ikimenyetso gihagije kugira ngo leta z'u Amerika ibone ko itazashyira hasi igihugu cya Iran? Ibihugu birenga 100 nibihugu byoreje abantu babihagarariye baje kunamira Ayatollah Ali Khamenei. Ariko none ikindi kintu cyatunga abantu benshi, Mojtaba Khamenei akaba umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei yanze kugaragara guhera ku munsi w'ejo, ngira ngo imango yatangiye ku munsi w'ejo ntago yigeze agaragara. Bino nabyo birimo birateza urujisho ku bantu benshi nyuma y'uko igihugu cya Israel leta z'Amerika bagiye bakora propaganda bavuga ati Mojtaba Khamenei nabashaka kuba yarapfuye nawe yanze kwigaragaza. Ese documentary impamvu bona yanze kwigaragaza yabari iyihe? Ndetse igihugu cya Iran kirakomeje kumuyoboraho muzikiravuga ko kigomba gushyira amafaranga bagacaginga ubwato buca ku muyoboro wa Hormuz byomane ndetse n'ubwo by'abarabu badashyigikiye. Iran iracyatsimbaraye igomba gucaginga ku muyoboro wa Hormuz. Amaherezo y'ino situation ya Iran leta z'Amerika ubona ari ayahe documentary yatuje mirongo igari? Bakoze cyane Kenny n'abakunzi bacu, ngira ngo muri iyi minsi hariho event ebyiri zikomeye cyane. Iranza ku mwanya w'imbere ni ya Iran gushingura leta ya Ayatollah Ali Khamenei, ndi no kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ya leta z'umwe za Amerika ibonye iyo independence nyine teorike. Ariko Trump yayishimuse, wenda turaza kubigaruka mu biganiro bitaha. Kuko hari umuhango wo gushyingura kumuherekeza iminsi 6 cyunamo, ubwo byabivuze zira miliyoni 10. Ni intumwa muri rusange zihagarariye bya bihugu birenga 100 ndagombye kwitaba no muhango akagombye kwitabirwa na buri muntu wese. Ubwo urumva nk'abantu nka miliyari byibuze 6 cyangwa 7 bari kwitabira ukuyemo muri Amerika ni Burayi, kandi bose bariyo. Naribagirwa ikintu cyashimishije, Burkina Faso, Namibia, Congo Brazzaville bohereje intumwa zidasanzwe ba premier ministri w'ububanyi n'amahanga. Ariko nibaje impamvu umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe atagiye. Ruhande bwo ariko yaragwerekanye. So hajyamo abantu benshi cyane rwose, ubushinwa bariyo, Uburusiya, ex-president w'Uburusiya Dmitry Medvedev, urumva abatalibani, umuyobozi w'abatalibani ariyo, umuyobozi w'abajihadiste ariyo muri Palestine. Urumva harimo abantu benshi bo muri Iraq, za Turkiya, Katari, za Kyrgyzstan, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, South Africa. Wenda benshi bariyo ukuyemo abantu wenda bavuga bingaruzwa muheto za West. Urumva icyo kintu kizima abantu bakidepanda ku Burayi na leta z'umwe za Amerika nibo batari muri izi event. Abo muri SCO barimo, Shanghai Corporation Organization, ahubwo niyo bya BRICS. Ndacyavuga kuri ibyo bintu ndabigarukaho nyuma. Ngiye nibajije kubera iki Amerika na Israel bahoraga bikubita ku gatuza. Abantu bose bari muri target ya leta z'umwe za Amerika na Israel bitabiriye uno muhango, barahari live. Sida bipindi second ubu Israel yavuze ngo yabahaye icyumweru ngo bashyingura abayobozi batinara bakubise very hard. None second Zionist na Amerika na Vampire Empire rwose rebe ku rutonde abantu basubira inyuma muri logistique, muri basubiza inyuma muri archive, barebe abantu bose b'abanti West bari muri iyi event. Ese ubwo Israel da profisi ubungubu na Amerika byo vuga ngo barababara, ahubwo vuga ngo bagize ubwo guza umutekano wakajijwe. Hano hari Chief of Staff Asimi Munir Marshal, wowe Field Marshal Pakistan, nubwo ngo kirere kirarinzwe ku rwego rwa BRICS. Ahantu hari Medvedev
yego Petri Medvedev ahantu hari uhagarariye igishyaka ry'abakomunisite mu Bushinwa, uhagarariye rubanda rw'Ubushinwa, abayatora ku rwego rw'isi bamanutse hirya no hino. So kandi kantu bagarutseho ubwo n'utuyiveti dukomakomeye, impamvu azajyanwa no muri Iraq muri ya migi itanu ikomeye muri Iraq, bamwe bavuga 3, ni ukwerekana ko leta ya Ayatollah Khamenei yari umuntu ubana utagira n'imipaka minini, utagira imipaka, yari umuntu ubana n'ibihugu by'ibituranyi. Yego rwego hari abashiya, igice cy'abashiya benshi bo muri baba muri Iraq, ni abantu babo cyane, ni abantu be cyane ku buryo bukomeye. N'ubwa mbere rero umwe Ayatollah yayishwe n'umwanzi nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. Leta ya Ayatollah Khamenei ntabwo yigeze yihisha nk'uko abandi babigenza. Ntabwo ari umuntu wajyaga atanga amabwiriza ngo yatanga ari mu ngangi nako ari mu ndake ari mu biki. Ni umuntu wavugaga ati ngenda mutse mpfuye ni umufano, ni igitambo, ko bino bintu ngenda narabiteguye. Yego akaba yarapfa afite iyo myaka 86, yari amaze imyaka hafi 39 ku butegetsi. Niwe bazamure bino by'amashahede, niwe bakoreye iyi porogaramu yose yo guhangana n'umunyaburayi. Yatangiye muri 81 ubundi kuko yabayeho na perezida w'igihugu cya Iran. Imyaka 39 kuko Ayatollah Rouhani we yapfuye mu 1989. urumva yego ikibazo kiriho afite hagati y'imyaka 40 na 39 yari amaze ku butegetsi. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, yasize ibikorwa rwose byivugira. Yego rero icyo wagarutseho nanone kare bigaragaza eske gushyingura Ayatollah Khamenei, bamwe abanyaburayi bagize ubwoba ngo ugiye kuba iturufu ya politike. Ibyo bavugaga ngo urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Israel. Yego birabembera umujinya cyane ukomeye gutwara umuntu wese wo muri Iran ko afite inshingano yo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu cya Iran. Yego bose bagiye bagarukaho bavuga gutya, baravuga ngo umwanzi umuzaniste n'umunyamerika bagabye igitero ku butegetsi bw'abamora, babwita ubutegetsi bw'amora cyangwa bw'abayatollah. Yego ariko urupfu rwe no kumushyingura ntabwo bigeze babufata bugwate. Biragaragaza ko noneho ngo ubutegetsi bw'abayatollah bugiye guhangana na Amerika na Israel ku rwego buzasiga wirunduye. Yego avuga ko bazanihorera ku bantu bose bishwe ku bitero bya Leta z'Amerika na Israel. Noneho ubwo rero Mujtaba Khamenei impamvu atagaragaye muri iyi event, harimo impamvu nyinshi kuko nawe ari muri target y'abanzi. Yego ubutegetsi bw'abayatollah, kandi barabizi ko yatakaje famille y'abantu benshi cyane. Ubu ngubu ibintu ahugiyemo ni ugutegura gahunda yo guhangana n'umwanzi wo kubafata ku rugamba rutararangira, nuko na Donald Trump ruzanarangira ahubwo kandi no mu gihe Vahidi ahari pe. Yego ikintu cyatumye atapiyaringa Vahidi arahari. Vahidi ni umuntu nawe w'umucurabwenge muri iriya mpinduramatwara, ni umuntu wo muri generasiyo y'Ayatollah Khamenei, ba Rouhani bose barakoranye muri ubwo bunyamabanga. N'ubundi ko Mujtaba Khamenei yaba ari petit frère wa Vahidi. Niyo mpamvu rero buriya ntabwo yanafata ijambo birenze Vahidi ahari. Ko bino bintu Ahmad Vahidi nawe ngo uyoboye igisirikare, ariko uruka ko mu minsi yashize cyagiye cyasaga bavuga ko umuntu uyoboye igihugu cya Iran mu buryo bwa gisirikare ari Ahmad Vahidi. N'utanga itegeko ibiganiro bibe cyangwa se ntibibe. Nicyo bivuze Mujtaba Khamenei ni umufamiliye wabo, n'ubundi aracyafite igihe cyo kuzakora akazi no kubiyereka. Yego ariko Vahidi kubera ko bahura n'abantu b'iyo generasiyo ye n'ibiki n'ibintu bavuganye, kuko babona ko Ayatollah buriya ngo yapfuye ngo yafunze igipfunsi. Yego ngo barayibonye. Urumva igipfunsi rero icyo bivuze, baribuka Trump bamuhusha Pennsylvania, yahise azamura igipfunsi. Yego bivuze umufayita, apfuye nk'umufayita. Urumva ntabwo apfuye amanitse ibiganza ari gusaba imbabazi Satani. So ibyo bintu reke ni Yego batapiyaringa, aracyafite igihe kinini cyo gukora, hari plan afite. Vahidi arahari ni grand frère we cyane nka papa we nawe. Ubwo rero nicyo bavugaga, ariko no mu rwego rwo kugira ngo umutekano ataba sabotage cyane. Kandi buriya Mujtaba ni umuntu ugira umujinya, buriya nawe ni umuntu repressive cyane.
ushobora gutangaza disikuru ikomeye cyane hari ahantu abantu bagahungabana. Ubwo rero byose ni ikimwaro kuri Isiraheli, ni ikimwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ubwo rero ni uko nguko bimeze. Yego, ariko urumva abantu baravuga bati kuba Mujitsa Bakamena ashobora kugaragara nyuma y'ibintu byinshi bajya bamutwerera ko bati yakomeretse ku mavi bamukoreye surgery n'ibindi byose, nanone ashobora kuba yaba yishyize muri duel ya Leta Zunze Amerika niyo Isiraheli. Kubera ko Leta Zunze Amerika na Isiraheli ikintu ngo babashije no kwica abayobozi, ariko nanone bijya bigora abantu kubidefinisa ngo barebe nimba bigize imbaraga cyangwa se ari ubugwara. Ariko nanone ukibaza ku gihugu cya Iran kwica abayobozi ntibyakemuye ikibazo, ahubwo byaragikomeje, ndetse kwica n'abana b'iminabo nabyo byakomeje ikibazo. Ndetse Leta Zunze Amerika mu 1988 kuba hano indege ya gisivile agafana 290, ibi byose n'urwango rwa Leta Zunze Amerika n'igihugu cya Iran. Ahubwo twavuga ngo si kibazo kizageza muri infini. Leta Zunze Amerika Iran bazigera bagira ubwumvikane. Ibira bavuga ngo memorandum of understanding n'ibindi byose baraso kubeshya. Isiraheli na Amerika barazwi ku rwego rw'isi ko nta kintu bajya bakurikiza. Amateleviziyo yakomeje gukorwa, hari n'umuntu warimo avuga ati kuba umunyamerika, kwitwa ko ndi umunyamerika ubu ngubu bintera isoni n'ikimwaro. N'undi akavuga ati kwitwa ko ndi umujuifu bintera isoni n'ikimwaro. Ko bashyize mu estimation bavuga ko ikiremwa muntu ku isi kigihumeka 90% bashyigikiye impamvu za Iran. Amagana Amerika na Isiraheli bakayivumira ku gahera. Murumva? Yego. Ibyo nabyo hari ikintu bigaragaza. Gusa Isiraheli Amerika nta kintu kizima bajya bakurikiza, ariko hari n'ikibazo abantu bajya birengagiza. Nuvuga ngo Amerika, Isiraheli, abanyaburayi bibona ko ari banyamuke, bakibona ko bari mu bice bidafite umutungo kamere, bakaba bafite ubwoba bw'uko uhagije, ndavuga umutungo kamere uhagije, bakaba bafite ubwoba bw'uko isi ishobora kuzahaguruka ikabigaranzura yirengera. Ngira ngo mwumvishe Trump atangaza avuga ko ngo communiste rwose ngo ni threat cyane. Yego, avuga ko Leta Zunze Amerika n'abantu ba communiste ngazabirukana zabavana hariya pe. Ubundi ari yibasiye communism kabisa. Niko byari bimeze nyebwo mu ijoro ryakeye. Ngira ngo byo n'uruca abantu bakurikira izi segment zanjye bajye bakurikirana geopolitique. Muri Afrika batagifite ijambo, ndavuga Amerika na Union Européenne rwose nta jambo bagifite pe. Abantu babyemere, urebye ukuntu birukanwe muri ziriya zahabu na za uranium zo muri pays du Sahel. Yego. Babaga imari ikomeye cyane, nta kindi kintu bahafite. Ubonye uburyo mu Burusiya bari gukubitwa bakoresha uriya mushumba Zelensky. Nabundi aza kubabwira ijambo Putin yavugiye aho yagiye gusura command post yo muri biriya bice. Yego. Bukomeje kwigarurira uburyo yavuze mu magambo akakaye asereza umuntu witwa Zelensky. Urumva abo nabo baratsinze gateo aka St Petersburg. Yego, baragenda nanone muri Iran, kuko nyiramwumvise Trump avuga ngo Venezuela twayikubise umunsi umwe amasaha ahubwo. Yego, tugeze muri Iran dusanga ni kuzimu dukwamira, ariko ubu twabaye n'agakonje ngo akaofu. Urumva? Muri Matekeni ahantu abakoroni bari kwataka biri kwanga, ari mu Burayi biri kwanga, ari muri Afrika byaranze, Middle East byaranze. Ubu igisigaye rero abanyaburayi bagiye kurwana ubwabo, byatangiye n'abanyamerika ngo biteguye guhangana na Donald Trump. Movement ziri guhagarara. Ubwo muri Amerika yagiye kuba intambara, inside muri amareta barwanya Donald Trump. I Burayi hano mu Bufaransa nayo bagiye kongera batane mu mitwe n'ababirigi b'abafurama n'abawaro n'abakina bo muri Hongria nabo. Yego, bagiye gucakirana. Ubwo rero ibintu bisubireyo byavuye, Satani nyine asubireyo yavuye. Ubwo rero Ken rero ibintu byose ibyo nibyo bikwereka ko nyine Amerika na Israel nta kintu rwose bajya bakurikiza ibyo wambazaga. Politike yabo ishingiye kuri double standard rwose, abantu barabizi. Ni ibintu bigaragarira buri muntu wese, ni abantu bakwemerera ikintu ntibagikora uko cyuzuye. Yego, byo murambibutse ni gute umuntu ashobora gukangurira ikintu akaguha n'amafaranga n'ibikoresho ntaze kugufasha. Icyo kibazo ukabigwamo ukanatsindwa akabigutana. Urumva
agasigara cyangwa ubwira ngo ujya mu mishyikirano yagupropoje kurwana ngira ngo barabibona hano hakurya kuri yacu no ndabibereka yego urarwanye iminsi irakurangira narababwiye ngo ni ikibazo cy'igihe ibintu bya politike rero iki gihe bijyana n'ibihe ibihe niwe mucamanza w'ukuri kukuri ntabwo waba waranze gufungura room umuntu ngo muganire ukajya kurwana nayo kesi ya Iran nayo yose bajya babona biba none wabona ikarita yo kurwana nayo yanze ukagaruka mu muganire buryo wa muntu urwana nayo yakuze arakwihorera kuko nawe ntabwo ushobora kumuha icyo wamwimye mbere kuko cyarwanira yabonye ko nta bushobozi ufite rwo kukimuha ahubwo igihe nicyo kibimuhesha yego Amerika ndabona iri gutsindwa gusa iyo urebye ibintu Trump apanga na Bibi shake ni ntakubeshye inama disiwaziyo abanyaburayi nta plan n'imwe bafite kuko ntabwo barwanira ukuri ko na Mariza Karova yabigarutseho yego uvuga ati Imana ishobora byose muvugizi wa Kremlin ati nubwo abanyaburayi bazanye ibikoresho hano bagashaka gusenya ubumwe bw'Uburusiya ahubwo Mariza Karova n'umuvugizi w'ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yego urumva ati Imana izadusubiza ubutaka bwacu yirukane bino bisambo bishaka kudutwara ubutaka gakondo yego aba bakoloni abacakara abanyamerika nyine iyi politiki y'ububanyi n'amahanga ishingiye ku busambo n'ubumagwiki niko kora ariko ishingiyeho iyo urebye mission bafite mu burasirazuba bwo hagati kwica no kurimbura mission bafite muri Afurika ni ibi by'amacakubiri kuryanisha abantu ngo badusahure Latine nuko mu Burayi bw'uburasirazuba no gusahura urumva Ukraine ni igihugu gifite imitungo kamere kinafite ubutaka buri fertile ngira nababwiye ko umwe mu bamambure ba Union Européenne yavuga ati tugize amahirwe tukabona Ukraine natwe twagira ikarita yo kuba twagaburira isi kuko buriya Uburayi Union Européenne nta kintu na kimwe izwiho nta product y'umusaruro uhagije ifite nta nganda ifite nta kintu na kimwe nyine izwiho nese izayobora iki izaza muri geopolitique nta kintu na kimwe ifite nta karita n'imwe ifite ikibazo gikomeye cyane kuko nawe yababwiye ati uko muzayabaga ibitero ku gice cy'Uburusiya natwe twongera ubutaka tugomba gufata azajya ibice biri strategique agomba gufata nawe iyo formule ariko ngiye narayibabwiye ndumva mu biganiro nka bine bizabihombera amazabarinde oya ni umukomediye nyine bari komediya ni intambara ntabwo ari komedi so ubwo rero Ken ubu ngubu Burayi nyine ubwo nuvuga ngo Burayi leta z'umwe za Amerika ibi bintu byizi event zose zigenda ziba ni ikimwaro kuri bo ahubwo abafatanya nabo bafite agahinda kuko iteka iyo ufatanyije n'umukoroni rwose agushuka udafite initiative ya birangira wicujije nuko bimeze kabisa yego none se tugaruka kuri Homes kuba Iran ivuga ko amafaranga ikwiye kuyacaginga umani ikabivuga iti dushyigikiye iby'ibigo by'Abarabu ugasanga nabo basa nkaho puye bafite cyase igitekerezo bo bafite na leta za Amerika babyumva kimwe urumva Iran yaravuga ati zagicaginga ku miyoboro ya Homes rya dolari rimwe kuri buri kagunguru ayo ni amafaranga menshi niko babibara kuruta uko ngo batanga utundi dufaranga dukeya two gufasha ari uguherekeza ubwo bwato ndetse no gukoranga amasuku muri Homes ku maintaininga n'ubundi Homes ubu no kuyikorera ibisabwa byose urumva Iran iracyatsimbaraye mu kubizashyiraho amafaranga bazajya bacaginga buri bwato ubwo twaba ko situation ni nk'uko Iran gifite umuyoboro wa Homes bigaragaza ko duel yabo na leta z'Amerika n'undi tazigera irangira kuri leta z'Amerika ntabwo ishaka ari amafaranga Iran igomba kuyacaginga kanone Iran imitungo yabo iracyafatiriwe kandi Donald Trump yaravuze ati mu mabanki yacu harimo biliyoni zigera ku 100 urumva na miliyari menshi biliyoni 100 z'amadolari ziracyari muri banki za leta za Amerika nta mafaranga Iran yafatiriwe bavuga ko bashobora kubarekura zira biliyoni 24 ariko urumva twore duke cyane bafatira amafaranga menshi Iran rero nayo ikabona ko nta bundi buryo izagaruza ibintu byayo nitwa ngo situation n'uri zaracyagoranye urabura hari ikintu nabonye abanyaburayi batwibeshyaho cyangwa abanyamerika bumva ko dukeneye imfashanyo cyane dukeneye ibiryo amafaranga noneho bakaturasira muri ibyo bintu yego bakakwica nose ubwo bakure kuri ibyawe bakakwica ubundi byayimaze kibitwa nuko babiguma n'ibyawe n'ubundi bintu birashakwa
peteroli muri kiriya giciro cyarimo nyinshi cyane, yego, ubundi bakazacukura inda. Rero ko ibyo bihano bimaze igihe kinini, hari afatiriwe hambere, hari afatiwe 2018, ariko ntibyabujije Irani kubaho no gusavayivinga, urumva. yego, no kuvuga ngo gusubizwa amafaranga ya Irani bikaba concession yuko Erimus bayitwara, n'ubundi Amerika irongera ikabibloka cyane rwose. ibyo ni nka bimwe bajya numva bavuga ngo mukure ingamba z'ubwirinzi ngo hanyuma ngo dukore business. Yego, ariko nyuma bagahindukira nyine bakazana ibindi. Ariko wowe ugomba kumenya muri geopolitike icyo ukeneye ni iki, kuko buri ukuntu bo bayikora ni mind game. Ayo mafaranga bakakwambura ikarita wari ufite, none aya mafaranga bakongera bakayafata cyane rwose, bakagukubita. Nyine ni akazungu, ni nk'urusimbi muri make. Erimus nayo igarutseho inshuro nyinshi, abantu barabizi. hari igihe wenda abantu baba batazi sisiteme z'imirwanire. iteka iyo urwana udafite ikarita urakubitwa. yego, ikarita ya Amerika n'uburengerazuba mu burasirazuba bwo hagati cyane, Erimus iza ku mwanya w'imbere, urumva. Beretse ko abarchitecte ba Iran cyane cyane nabo muri Regarde de la Revolution ni abantu bize mu buryo buhagije tida profondi yo guhangana n'uburengerazuba mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Baza gusanga ko umubare ari munsi uramutse ufashwe, aribwo porogaramu zose za Amerika n'Uburayi zahagarara, zarangira burundu. Izindi manifestation zose ziza nyuma. Ngira ngo habaye tentative yo gufata Erimus 2013. Ayatollah Khamenei buri ari umuntu ucisha make, no mpamvu ubona ko urupfu rwe rwakomeje n'aba bayobozi bakoranaga. Yego, bitavugwa. Buriya Ayatollah Khamenei yagiye ababuza amahirwe menshi, no bakwita amahirwe menshi yo gukubita Amerika na Israel. Ngira ngo baramubwiye se muze ibi bikoresho twatwirimbuza twose waretse tukadukoresha kuri agreseri hakiri kare. Ati muramenye ikintu uvuze ko kirakomeye, ngo buriya Ayatollah Khamenei ngo bashaka kumva n'ibibazo by'abanya-Iran. Nawe navuze ati se kuba baratakaje Ayatollah Khamenei twabaraga nka papa w'igihugu cya Iran, ati buriya leta y'Amerika yaba yarageze ku ntego, wenda nabyo uraza kuza kubihuza kubera ko ngo yabashaka kumva abanya-Iran mu buryo bwose bubaho ngo bushoboka akabafasha. Yego, turari umuntu w'umunyamahoro. Navuga ati ariko se buno bugobe bw'Abarabu waretse muze tukabwira anexaho n'ubundi ko ari upepa tiger plan ko tuyifite n'ibikoresho. Yego, uramenye mu byiyore wenda muzabikore ntakiriho, ngewe mupanga ibikoresho murabifite, bino bikoresho mufite bizemera gukora retaliation ku rwego yo yabyitaga forever. we yavugaga ati intambara iri unlimited. Ati kandi intambara izagira ingaruka iri irreparable. Donc ibintu ino ngaruka ino ntambara ingaruka izagira ntabwo ibyo bintu bizabasha gusanwa ngo bize mu buryo, urumva. Yarabivuze, nta nubwo ushobora no kuzabibarura, urumva. Yego, kandi n'umuntu wo ku isi yose izamugeraho. ariko icyo gihe yameraga nk'ubaraga, azi ko azaba atakiriho. Ati dore mbashyigikiye n'udukoresho twa kirimbuzi. ubu butegetsi niburamuka mubona byarangiye, aka gakoresha abaribwo muzagakoresha, ndavuga za ntuza za bombe nucleaire z'imitwe irenga 12. ibyo bintu yabisize biri kuri plan, ko afite imyaka 86. Yego, afite n'ikibazo cy'uburwayi, ngira ngo barayibuka mbere y'ibitero by'iminsi 12 yari amaze hafi amezi 6 atagaragara, afite ibibazo by'uburwayi. Yego, urumva ntabwo aba kuri pressure ku myaka 86, baba barakoze cyane. Rega nabo ni abantu, of course. Yego, ni ibintu bikomeye. Njyewe naje kuvumbura ko yari ikimenyetso cy'Imana cyamukoreragamo, kuko buriya ndagwa proof birimo fact. buriya abayatora, yego, n'abantu bahumekeyemo n'Imana, birebye n'ukuntu bakoze impinduramatwara mu 1979. Yego, bakirukana umukoroni, ukuntu mu Mwongereza yari afite imbaraga n'Umunyamerika muri kirya gihe. Yego, ya fenomene bagahita bashyira impinduramatwara igendera ku idini ya Kisilamu muri kariya gace. yatanze ubutumwa bukomeye, kuko buriya uwayatora umuntu ugusimbura mu bijyanye na bira by'abayatora ni umuntu ufite icyizere cy'uko atazapfa mbere yawe.
byaranagaragaye igitero bamukubitaniye rimwe n'umuhungu we n'abakibo. Reba ukuntu buryo ki cyatoranyije kikamujyana yarasize araze kigatwara abo bose agasigara umuhungu we yameshoni. Yego. Umuhungu we yaramuka apfuye nanone ubutegetsi bwatora mu buryo bw'umwuka bwa spirit bwari kuba burangiye. Bihura nayo nkubwira ati buriya Mustafa Kamenari marigeranye ushobora gusaba amaze kugira n'abana 3 mu myaka nk'itanu iri imbere cyangwa 10. Urumva nabyo baba barabiteguye afite n'ubwo avuga ko umugore we n'umwana we bapfuye ariko rusanga batagira abagore umwe bafite abagore benshi. Oya hariya iriya mico no mpamvu bemera abagore benshi nuko barwana na kuri. Yego. Buriya bafite ibanga ryabo kubera ko bazi ko umuzaniste n'umuvampire ataboroheye. Yego. Uburenganzira bwo gushaka kugira ngo bagire abarwanyi barengere iri kiriya gicuko. Urebye amateka y'uburasirazuba bwo hagati imirwano yabaye uburyo abantu ubona ari isinzi ari mu West Bank ni benshi abana n'impinja n'abakecuru ahubwo n'igihe babigira ngo ni na fiction abantu ntibapfa. Urumva. Yego. Byageze ku rwego no muri Liban Eglise Catholique yemereye i Roma ku mateko y'i Roma yemereye ko abayeveke bo muri Liban bashaka abagore. Abapadiri bo muri Liban afite abagore. Muzajya kubwira ko rero bino bintu biba birimo politike. Yego. Afite abagore mon frère 3 2 cyangwa 1. Urumva. Muzajya wumva bajya mu bintu by'abazungu by'amaviyore ngo abapadiri bafata abana ku ngufu ko wenda badafite n'abagore. Urumva. Yego. Abapadiri basambanya abamasera ntabwo bibayo. Urumva iyo freedom barayibahaye ariko ugasanga muri ibi bihugu bindi barayibimye babikora bibye bagiye kwiba ku ruhande. Urumva. Yego. Ni Mustafa ibyo wavugaga byose wavugaga nibikubiye mu bwiru mu mabanga kuko ubu nubwo ari ubutegetsi n'ubutegetsi buyoboye igisirikare politike ariko n'imyemerere. Yego. N'imyemerere n'imihango yo gutegereza bino bihe byose bategereje hari icyo biba bivuze babipangamo kandi bizagera ku ntego yabyo. Yego. Uko bimeze. Documentary ariko none dusigninga out nubwo avuga ko batanze igihe cy'icyumweru kugira ngo bagabe ibitero ku gihugu cya Iran. Nanone abantu ba definise akavuga bati leta y'Amerika ikosa ashobora gukora ngo yari bugishyure. Ibyo ni byavuzwe n'umuvugizi w'ibiro bya Minisiteri y'Abanyamahanga y'igihugu cya Iran. Garibafi yarimo abanyega nimugoroba kuri rangingo bavuga ko ngo bazabahereza ngo ibiryo ku mafaranga yabo bafatiriye bakabahereza n'imiti. Yarimo abanyiga gukora ko ni barusha civilisation yewe ni barusha no kweza. Ibyo byose barimo abanyiga ariko bivuze ko abavuga ko leta y'Amerika kuza kugaba ibitero muri kino gihe byari gutuma ngo hazamuka kirimbuze. Iyi conspiracy urabona ibyo bintu byari bite bishoboka dusaninga byari probable kuko ibintu biba bigaragarira urwego rw'isoneze kemi ahantu harimo Dmitry Peskov harimo Medvedev plutôt ahantu harimo intumwa y'ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa ariryo riyoboye ubutegetsi igihe kinini. Impuza irimo Field Marshal Muniri. Urumva na PM wa Pakistan. Yego. Iki gihugu kirimo perezida w'abatalibani. Urumva bose n'abanti west. Yego. Igihugu kirimo intumwa bo muri Hamas, Hezbollah, umuhagarariye abajihadiste ku rwego rw'isi cyane cyane bo muri Hamas n'abarahari. Urumva. Nuwavuga ngo communist yose umutima wa communist urahari. Byimukiye hari nkuko nabakoze G7 ariko ubonye ko noneho gushyingura leta Torari Khamenei aribyo bibaye inkuru kurusha na G7. Ubwo erega bari kimwaro. Yego. Trump bafite ikimwaro turu navuga ngo yabaye konje nta konje yabaye ubwo we ni ikimwaro konje ubwo akenshi muri Burengerazuba kene. Trump buriya n'umuntu umanitira amakuru ashobora no kuvugira event yawe nuko buriya Garibafi bahita bamunyomoza ngira ngo abonye ko Garibafi amunyomoza aravuga ngo Amerika zibeshye isi kukize. Yego. Utundi buri munsi ndumva nawe babwiye bafite miliyoni 42 baba kuri food supplementary. Yego. Bafata inyongera mirire buri munsi
bafite ikibazo cy'igwingira urumva niba bananiwe kubahaza bananiwe kubahaza abantu bidashimisha mu matwi ariko ibyo ni fagite narabiberetse rwose Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta federale ifashe iposho rya buri munsi abantu bagera kuri miliyoni 42 mu byo bita inyunganiramirire. Yego bavuga ko ari shisha Munyamerika bavuga ngo shisha kibondo, shisha mubyeyi, shisha musaza urumva tujye tuvuga ibintu uko biri abantu batajya bagira confusion. Leta z'Ubumwe za Amerika ifite abantu miliyoni 35 batagira assurance de maladie. Yego icyo cyangwa mu Kinyarwanda babyita siki ni ubwishingizi bwo kwivuza. Yego ubwishingizi bwo kwivuza. Yego ariko ugasanga twirirwa dukomya amashyi twohereza proposal ngo badutere inkunga ngo badufashe ngo batuvurire abantu bacu nayo ikabyemera ariko biriya bintu biri strategique bifitemo inyungu biba n'ibikoresho bya politiki n'ubundi amafaranga Amerika iguhaye irayakuryoza. ngira ngo ubushinzwe imitungo ya Leta z'Ubumwe za Amerika yarabibabwiye idolari rya Amerika aho rigiye ryose kugenda rifitemo inyungu rifite impamvu. niko kuri turagushimye cyane Documentary. Urakoze cyane. Yari Documentary rero niyo twabanaga ku murongo wa telefone ni biri mushyuka ufata umwanya wawe ukabigana byacu uvuga ko tugushime cyane. Anosobereye mu bice bitandukanye Imana ibarinde.